Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 13. Umuntu w'Imana yavumye igicaniro cya Rehobowamu. Bukeye haza umuntu w'Imana avuye i Buyuda azi Beteli azanywe n'ijambo ry'Imana. Ubwo Rehobowamu yari ahagaze ku gicaniro yotsa imibavu. Atera hejuru avugira kuri icyo gicaniro ijambo ry'Imana ati, wa gicaniro we, wa gicaniro we, Uwiteka avuze atya ngo, mu nzu ya Dawidi hazavuka umwami witwa Yosiya, nuko kuri wowe niho azatambira abatambyi bo mu ngoro bajya bakoserezaho imibavu, kandi kuri wowe niho bazatwikira amagufwa y'abantu. Uwo munsi yerekana ikimenyetso cyabyo, ati iki ni cyo kimenyetso Uwiteka atanze, iki gicaniro kiri busadukemo kabiri, ivu ryacyo riseseke. Nuko umwami Yerobowamu amaze kumva uko uwo muntu w'Imana avugiye ku gicaniro cy'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro, aravuga ati, nimumufate. Uwo mwanya ukuboko yari amutunze kuranyunyuka, bituma adashobora kukugarura. Igicaniro nacyo gisadukamo kabiri, ivu ryacyo riraseseka, nk'uko ikimenyetso uwo muntu w'Imana yatanze cyari kiri, agiheshejwe n'ijambo ry'Imana. Umwami abwira uwo muntu w'Imana ati, inginga Uwiteka Imana yawe unsabire ukuboko kwanjye gukire. Nuko uwo muntu w'Imana yinginga Uwiteka, ukuboko k'umwami kurakira gusubira uko kwari kuri. Umwami abwira uwo muntu w'Imana ati, ngwino tujyane mu rugo uruhuke kandi nkugororere. Uwo muntu w'Imana abwira umwami ati, naho wampa igice cya kabiri cy'ibintu byo mu nzu yawe, ntabwo twajyana iwawe. Sindiri no kandi simpanywa n'amazi, kuko ariko ijambo ry'Uwiteka ryanyihanangirije ngo, ntugire icyo urya ntunywe n'amazi, kandi ntusubize inzira yakuzanye. Nuko aragenda asubiza indi nzira, ntiyasubira iyamuzanye ajya i Beteli. Umuhanuzi utumviye itegeko ry'Imana yishwe n'intare. Icyo gihe hariho umuhanuzi w'umusaza i Beteli. Umwe wo mu bahungu be araza amurondorera ibyo uwo muntu w'Imana yakoreye i Beteli. Yakoreye i Beteli uwo munsi, n'amagambo yabwiye umwami bayabwira se. Se arababaza ati, aciye mu iyihe nzira? Kandi abahungu be bari babonye inzira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda yaciyemo. Se abwira abahungu bati, nimunshyirire amatandiko ku ndogobe. Nuko bamushyirira amatandiko ku ndogobe, ayigendaho. Akurikira uwo muntu w'Imana, amusanga aho yari yicaye munsi y'igiti cy'umwera, aramubaza ati, mbese ni wowe wa muntu w'Imana waturutse i Buyuda? Nawe ati, nijye. Aramubwira ati, ngwino dusubirane imuhira ufungure. Aramusubiza ati, sinemererwa gusubiranayo nawe ngo tujyane iwawe, kandi n'aha sindi buhasangirire nawe ibyo kurya, simpanywa n'amazi, kuko nabibwiwe n'ijambo ry'Uwiteka ngo ne kurira ibyo kurya cyangwa kunywera amazi aho, kandi ngo sinzasubiza inzira yanzanye. Nawe aramubwira ati, nanjye ndi umuhanuzi nkawe, kandi marayika utumwe n'Uwiteka avuganye nanjye ati, jya kumugarura umujyane iwawe arye kandi anywe. Ariko yaramubeshyaga. Nuko asubiranayo nawe, bageze iwe ararya aranywa. Bakicaye ku meza, ijambo ry'Uwiteka riza kuri uwo muhanuzi wamugaruye. Atera hejuru abwira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda ati, umva uko Uwiteka avuze ati, ubwo wanze kumvira ijambo ry'Uwiteka ntiwitondere itegeko Uwiteka Imana yawe igutegetse, ariko ukagaruka ukarira aho yakubujije, ukahanywera kandi yarabikubujije, nuko rero umurambo wawe ntuzagera mu gituro cya ba sogokuruza. Nuko uwo muhanuzi bagaruye amaze kurya no kunywa, wa wundi wamugaruraga amushyirira amatandiko kuri ya ndogobe. Aragenda ahura n'intare iramwica, intumbi ye irambarara mu nzira, indogobe iyihagarara iruhande, intare nayo ihagarara iruhande rw'intumbi. Nuko abantu bahanyuze babona iyo ntumbi irambaraye mu nzira, babibwira abo mu mudugudu aho uwo muhanuzi w'umusaza yabaga. Uwo muhanuzi wamugaruriye mu nzira abyumvise aravuga ati, ni wa muntu w'Imana utumviye ijambo ry'Uwiteka. Nicyo gitumye Uwiteka amugabiza intare, iramutanyagurira amwica, nk'uko Uwiteka yari yamubwiye. Ahera akabwira abagaragu bati, nimunshyirire amatandiko ku ndogobe. Nuko bayiyashyiraho. Aragenda asanga intumbi aho irambaraye mu nzira, indogobe n'intare bihagaze iruhande rw'intumbi, ariko intare yari itariye intumbi kandi itakuye n'indogobe. Uwo muhanuzi aterura intumbi y'umuntu w'Imana, ayishyira ku ndogobe, ayisubiranayo, maze uwo muhanuzi w'umusaza asubira mu mudugudu w'iwabo, aramuririra aramuhamba. Iyo ntumbi ayihamba mu mva ye yicukuriye, baramuririra bati, ni ishyano mwene data. Nuko amaze kumuhamba abwira abahungu bati, nimara gupfa muzampambe muri iki gituro umuntu w'Imana ahambwemo, amagufwa yanjye muzayarambike iruhande rwaye, kuko ijambo ry'Uwiteka yavugiye ku gicaniro cy'i Beteli ateye hejuru no ku ngoro zose ziri mu midugudu y'i Samariya rizasohora rwose. Hanyuma y'ibyo nabwo Yerobowamu ntiyahindukira ngo areke inzira ze mbi, ahubwo arongera atoranya mu bantu bandi bose, abagira abatambyi bo mu ngoro zo kutununga.
uwabishakaga wese yaramwezaga kugira ngo habeho abatambyi bo muri izo ngoro. Nuko icyo kibera inzu ya Yerobowamu ikigusha, gituma icibwa, irimburwa ku isi.